ubwo rero iyo tuvuze ati umuntu aratunze ariko umuturanyi nta mitiweli, umuturanyi nta wese agira, umuturanyi nta amabati yaratobaguritse, uwo nta mutunzi uba urimo, kandi uwo mutungo wawe Imana izanawukubaza. Uriya ni umutungo w'Imana, Imana izakubaza ko naguhaye umutungo wawukoresheje, wawubonye gute, wowe wawukoresheje mu kuki uriya mwana w'umuturanyi yabuze ikaye, uriya muturanyi leta iri kuza kumubwira ati mitiweli wakoze iki? Naki Imana ikazakimura. Tubashimire mwese by'umwihariko abakunda ibiganiro bya Iganze Media Rwanda, ni YouTube channel bagezaho ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe n'umugabo wo mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakuri imisi turashimira Imana. Hari groupe bita Shaka Ijuru yabaye Shaka Ijuru mu Bugarama. Abantu benshi wamenye umugabo ari abantu bimaze kujya muri ya groupe. Mu by'ukuri nguko n'ubushize twababwiye, muri groupe Shaka Ijuru turi abanyamuryango basaga hafi 125. Nibo banyamuryango tugezemo, mu gihe uno munsi turaba dufite inama kugira ngo tubakorere ibarura ryabo, ariko mu ibarura tumaze gukora bari gukabakaba mu 100 hafi na 10. Ubwo tukaba tuvuga yuko ari wenda nka 20 bandi bashobora kuba bari ku ruhande tutarakorera amabarura, kuko bari kuza ari benshi tukabakira mu buryo bwose bushoboka, bitewe n'ibyiza nguko twagiye tubivugana n'itangazamakuru, nibyo batubonamo, n'intego yacu itari mbi. Hari n'abandi bari kuva mu yandi magroupe badusanga, bose turimo kubakira. Ubundi iyo umuntu ari muri Shaka Ijuru ubundi ni igiki mukoramo? Shaka Ijuru dufite intego zigeze nko kuri 3. Intego ya mbere ari ugusurana ubwacu ku bwacu mu rukundo, kabiri gusura abatari muri twe tujya kubafasha, yaba mubo tuba turi kumwe nabo cyangwa se mubo twaba tutari kumwe nabo, nkuko twanakomeje kubivuga. Icya gatatu, hagati yacu kureba babandi bari mu magereza agiye atandukanye, abarwayi baba bari mu bitaro bigiye bitandukanye, abari mu ngo baba bafite ubushobozi bwo kuba bagira kwa muganga. Nkuko twakomeje tunababwira, iyo ari n'umunyamuryango wacu akarusho, iyo yageze kwa muganga tugerageza gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubashe kuba twagera kwa muganga, cyangwa se tugatanga icyatuma akomeza kwiyumvamo groupe Shaka Ijuru n'abanyamuryango akabiyumvamo. Nuko uretse ibyo ndabona no mu muganda yo habaye umurenge yateguye nk'umuganda mbabona. Muno mu ntego yacu harimo gukora intego yacu, mu ntego dufite gufasha leta mu bikorwa ibyo ari byo byose. Harimo igikorwa twafashije kijyanye no gutanga mitiweli, n'ubu turimo turanagitekerezaho, Imana nidushoboza ku kijyanye no gutangira mitiweli abatishoboye. Inshallah ukugeza inshallah Imana izadushoboze, duhereye ku banyamuryango bacu, hanyuma twite tunafata n'abatari muri twe twunganira leta. Ikibazo cy'umuganda, iyo leta itwiyambaje turi abanyarwanda, turi Shaka Ijuru iri mu Rwanda, amaboko yacu niyo agomba kubaka u Rwanda rwacu, nta yindi nkunga buretse ko umunyarwanda agomba kwitangira igihugu. No mu byo dukora turi amadini agiye atandukanye, ari Islam itwigisha kwitangira igihugu, kandi umuntu wese kirazira mu mategeko yacu ya Islam umuntu kugambanira igihugu, kutita kuri gahunda za leta, kuhungabanya umutekano. Wenda nandi madini wenda nawe nuko bigisha ko twese ari abakristo b'abanyarwanda, turi abayisilamu b'abanyarwanda. No, hari ikintu njya nkunda kureba abantu basanga umuntu afite ibintu afite ibintu ariko hari umuturanyi ukennye babana. Wowe iki kintu ukibonye ukivuga wiki by'umwariko, uretse no kubura umusilamu cyangwa se no kuba wenda n'urugero na Islam wenda itabyemera nko wari umaze kubivuga, ariko byonyine kuba umuntu afite ibintu ariko abaturanyi n'abakene nyarucara, wowe bivugaho iki? Yagiye ndibanda cyane ku myemerere yanjye ya Islam. Uwo nta mutunzi burimo,
uwo nta mutunzi urimo. Turebye mu gitabo twe twemera Korowani, Imana iratubwira yuko muzasenge Imana imwe ndimuyibangikanye n'icyo ari cyo cyose, hanyuma muzagirire neza abaturanyi banyu b'iburyo cyangwa se umuturanyi w'ibumoso cyangwa se uri imbere yawe cyangwa se uri inyuma yawe. Tukagendera ku mvugo y'intumwa yacu Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, aratubwira ati aragowe, afite akaga n'amakuba wa muntu uzajya kuryama yahaze umuturanyi we akarara ashonje. Iki ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Uwo nta mutunzi uburimo. Umutunzi mwiza ni wa wundi ubanza kubaza ese uyu muturanyi wariye cyangwa ntiwariye, utarebye nimba yaba ari umusilamu cyangwa atari umusilamu. Njye nabivuze mu ruhande rwacu rwa Islam. Dutanze urugero ruto, hari umusangirangendo w'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rimwe yabaze intama, akimara kubaga intama uko umugabo bategura inyama, we aragenda, agarutse abaza bo mu muryango, ati ese hari n'akantu na gato mwaba mwanafasheho kugira ngo muhereze umuturanyi? Kuko numvishije intumwa y'Imana itubwira ati uko marayika Gabriel yazanaga ubutumwa yahoraga ambwira ku bijyanye n'umuturanyi, umuturanyi. Bigeraho bariya basangirangendo baravuga ati barakeka yuko umuturanyi yazafata umurage ku muturanyi mugenzi we. Ubwo rero iyo tuvuze ati umuntu aratunze ariko umuturanyi nta mitiwere, umuturanyi nta wese agira, umuturanyi nta amabati yaratobaguritse, uwo nta mutunzi uburimo. Kandi uwo mutungo wawe Imana izanawukubaza. Uriya ni umutungo w'Imana, Imana izakubaza ko naguhaye umutungo wawukoresheje, wawubonye gute, wowe wawukoresheje mu kuki uriya mwana w'umuturanyi yabuze ikaye, uriya muturanyi leta iri kuza kumubwira ati mitiwere wakoze iki? Nacyo Imana ikazakimubaza. Hari ikintu nabonye mujya mukora muri Shaka Ijuru cyo gufasha abantu, wenda n'urugero kumwigisha umwuga, mukamwigisha nk'imyuga yo gukora isabune n'ibindi. Ibi bintu ikitekerezo cyaje gute bude? Nyuma yuko tumaze kubona ko umunyamuryango ku isonga, kandi n'iki gihugu cyacu hari imvugo y'Abanyarwanda itubwira ati aho kugira ngo ujye uhereza umuntu ifi ahubwo wamwigisha kuyiroba. Ati igitekerezo ko cyaje, twaricaye nka komite tureba uburyo ki abanyamuryango bitanga, turavuga ati ariko se twabaruhuye aba banyamuryango, ese nta kantu k'iterambere twakora ku buryo naho twe tugira gahunda dushobora kuba umunyamuryango wacu ashobora gufatwa n'uburwayi bitunguranye, agiye kwa muganga arapfuye, aho kugira ngo tugende tunyuranyura mu banyamuryango, ati abantu umunyamuryango wacu ko baratwitaba baranatwumva, abantu wa 500 w'ijana w'iki, tuvuga ati iki gitekerezo tukoze uyu mushinga twamara kuwukora, wenda icyo twaronse kikabikwa, kuko ubu dusigaye dufite n'ibitabo za gitanzi n'iki n'ahantu umutekano w'umutungo wa Shaka Ijuru. Arapfuye, abantu bagiye mu mirimo ntibahari, wenda komite bari bahari bagafata kuri wa mutungo wacu twizigamye, kuko rya twawise ko ari ukwizigama, hanyuma tukafata kuri wa mutungo wacu tukajya gusura uriya murwayi wacu, tukajya gufata mu mugongo uriya muntu witabye Imana, kuko byagiye bitubaho. Tukaba twicaye gutya tukumva ati umunyamuryango wanyu afashwe n'uburwayi, ubwo nta kindi twita tujyayo, bite kuri hano yangewe kwa muganga, ako kanya tukakora uko dushoboye twese, tukamujyana tukamujyana kwa muganga, ahabwa transfer, tukamukurikirana paka igihe Imana izamushoboza akagaruka mu muryango, cyangwa se Imana yamwisubiza tukamuherekeza, tugasigara dufata mu mugongo abanyamuryango. Icyo gitekerezo niho cyavuye, kugira ngo dukore ubwizigame buhoraho igihe cyose, kugira ngo nihatuje n'igikorwa kigiye gitandukanye mu banyamuryango bacu gitunguranye, tubashe kuba twamufasha. Nuko uyu munsi wa none by'umwihariko ibyo bikorwa mubona biri gutanga umusaruro? Byabaye nk'ibihagazeho gatoya, kuko ubu turacyakomeza tunabishimangira, kubera yuko byabaye nk'ibihagazeho gatoya, ariko turacyanabishimangira, kuko twarabibabajije abanyamuryango bamera nk'ababyemeye ko bigomba gukomeza igihe cyose, kugira ngo tuzabone buriya bwizigame buhoraho.
reka ngushimire uyu ni umuvugizi wa Shaka Ijuru, umwe mu bantu bazwi hano mu murenge wa Bugarama. Tuhaye isomo ry'ubuzima, nta bukire bwaba burimo mu gihe cyose wabuze neza kuri kurya umuturanyi washonje. Ikindi babwire uwo Alfani twavuze mu batekereje gushinga Shaka Ijuru, ni umucuruzi mu murenge wa Bugarama. Abantu bajye bajya kumugurira, watu wende wawuziye Alfani bamugurire, acuruza ibikoresho bya plastike, ibyombo byo ngo bakoresha by'amajyambere n'abagore bajya gutahana bagiye gushyingirwa. Nyamuneka uyu mugabo bajye bajya kumuteza imbere, akora mu isoko rya Bugarama mu karere ka Rusizi umurenge wa Bugarama, bamwita Alfani, ni umucuruzi rwose. Bajye bajya kumugurira ibyo bicuruzwa bye bitandukanye kugira ngo akomeze n'abatera imbere. Reka ngushimire, murakoze. By'umwihariko abantu mukunda ibiganiro byacu, mujye mukomeza mutera inkunga. Iyo ukirebye ugisangiza n'abandi, ukanda subscribe, ukagisangiza n'abandi kugira ngo kigere ku bandi, kugira ngo nabo bajye baza giha abandi gutyo. Mugire ibihe byiza. Murakoze.